Muraho neza nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana imisha y'Imana ibagereho nkuko bisanzwe. Uyu munsi tugiye gukomeza tuganira ku gitabo maze iminsi nsoma none uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda. Tugiye rero kwinjira mu gitabo nyirizina. Uyu munsi tukaba tugiye kureba kubiri muri iri buriro cyangwa intangiriro. Ibyabaye mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe Abatutsi nk'Abanyarwanda tubifata nkaho bizwi ni ku isi yose. Ariko icyaje kuntangaza nuko iyo ugeze mu bihugu by'amahanga nk'ibihugu turimo yaba ibihugu by'i Burayi yaba muri Amerika, hari igihe uvuga u Rwanda cyangwa uvuga na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ugasanga abantu ntibabizi. Byaniye kwibaza impamvu abantu batabizi. Ariko iyo hagize nk'ikintu kiba yaba mu bihugu by'i Burayi cyangwa muri Amerika, dufate nk'urugero rwa George Floyd ejo bundi uriya polisi incident yabaye hariya muri Indianapolis, isi yose yasi bimenye. Umuntu cyangwa umukerarugendo cyangwa umuzungu ugira ibibazo muri Afurika, isi yose itubimenye. Ni ukubera iki jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 igatwara abantu barenga miliyoni, ariko ukagera mu isi y'ibihugu by'i Burayi cyangwa za Amerika ugasanga ntibabizi. Aho ngaho nk'umunyarwanda byakaguteye kwibaza biterwa n'iki? Kubona abantu bitwaga umunsi ku munsi barenga 10,000 mu gihe cy'amezi 3, ariko ukagera ahantu ku isi bafite uburyo n'ubushobozi bwo gukurikirana ibintu byo ku isi n'amakuru, ariko ugasanga ntabwo babizi. Aho ngaho nasanze harimo ikibazo gikomeye. Bintera kwibaza bivuye ko nk'Abanyarwanda iyo turi mu Rwanda cyangwa muri community zacu z'Abanyarwanda twumva ko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 izwi na buri wese, ariko ntabwo ariko bimeze. Ngiye byaranantangaje cyane, ahubwo ndibaza ni gute abantu ushobora kubabwira Rwanda ntibamenye aho ruri, ukababwira uti jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 niyo yimenye. Nahise mvuga ni ubuse noneho abantu batazi jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bangana gute? Hakorwa iki kugira ngo bakomeze bakangurwe kuyimenya? Njye byaniye kwibaza, ariko ngira Imana ni ikintu gitabo ndavuga ati byibuze kizagira ibyo gihindura, noneho n'aya mavuta dukomeza dukora agende asakara agera kuri benshi, kuko mu misiza nibaza ko no mu buryo bwo kuzibishyira mu kindi, kuko nibaza ko no mu misiza nzagerageza no kubishyira mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Iki gitabo ntabwo kije kurwanya ibyanditswe mbere cyangwa ibyo abandi bagiye bavuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko kije nk'ubutumwa nyabwo nahawe n'Imana kugira ngo mbugeze ku Banyarwanda uko ibintu byagenze, ntawe mbogamiye, ntawe mputaje, nkabitanga uko biri, nkabitanga uko byagenze. Yewe niyo bamwe baba bafite uko babibona, kuko ntabwo abantu bose babona ibintu kimwe, ariko Imana uko ibona ni kumwe. Uko rero Imana ibibona niko yabimpaye mu mbibagezeho, hato muvuye mu kwirwa mutena amagambo muvuga ati byagenze gutya cyangwa byagenze gutya kubera ko wenda hari inyungu runaka mubifitemo, yaba ushaka guhisha ibyabaye, yaba ushaka kubikoresha izindi gahunda nawe zitazwi. Ariko nk'Abanyarwanda tuvuge tuti dore byabaye, byatewe n'ibi, ese umuti wabyo wabuwe, kugira ngo abantu bongere basabane, batuze, babumwe. Iki gitabo rero uko nabivuze gishingiye kutabogama kuri politiki, ku mwuka wera ibyo yambwiye unandike, na siyansi. Ibyo byose narabifashe mbishyira hamwe uko nabihawe, yaba uko mbyiyumvira, yaba kutabogama kw'ibyabaye, umwuka wera wanshoboje, na siyansi abantu benshi rimwe na rimwe bajya bifashisha basobanura ibintu. Ibyo byose muri izo angle zose nizo nashingiyeho, byose mbikusanya bishyira muri iki gitabo. Nibaza ko
yaba uzanye siyansi kizagusubiza, uzanye ijambo ry'Imana kizagusubiza, uzanye kubogama cyangwa kutabagama nabyo bizagusubiza, winje muri politiki yewe nabyo iki gitabo kizagusubiza. Nta hantu hamwe hadadanangiye, nagushishikariza kugishaka ukagisoma ukumva neza ibyabaye mu Rwanda mu 1994. U Rwanda n'isi byatsinzwe igeragezwa ry'Imana gute? Ni gute u Rwanda n'isi byaratsinzwe igeragezwa ry'Imana gute? Kuko uyu munsi iyo wicaye ugusubiza amaso inyuma ukareba ibyabaye mu Rwanda, ushobora kubonera mu nzira ebyiri cyangwa eshatu, ariko reka tuvuge wenda nk'imwe cyangwa ebyiri. Haravuga ngo n'ubwicanyi busanzwe bwabaye mu Rwanda, ariko twe tubizi nka hari jenoside yakorewe Abatutsi, kuko abo tubashaka kumera nk'Abatutsi, ibyo ni ibintu niko byagenze. Ariko ku buryo bwa gatatu aho twabibonera nk'uko nabyeretswe, ni ijuru ryagerageje mu Rwanda n'isi, ubwo Imana yagira ngo irebe niba abantu koko hari urukundo rubarimo, kuko ntabwo bira bintu byagize ingaruka ku Rwanda gusa, byagize ingaruka no ku bihugu bitwegereye n'amahanga ya kure. Niyo mpamvu n'uyu munsi bivugwa, nubwo bamwe bashaka kubihishira, ariko ririya ryari igerageza ry'Imana yakoze ku kiremwa muntu rikorerwa mu Rwanda. Ariko noneho kubera ko amoko y'Abahutu n'Abatutsi ariyo yifashishijwe, niko abantu bayibona, kuko abantu benshi burya bibona nko mu mubiri aho kugira ngo bibonere mu mwuka, ariko mu buryo bw'umwuka Imana yagerageje ikiremwa muntu bibera mu Rwanda. Abantu batsirwa igeragezwa kubera ubugome, umunabi, amashyari, amatiku n'urwango rw'igihe kirekire Abahutu bari bafite Abatutsi, biza gushyirwa mu bikorwa. Satani ariko yigaruriye abantu, ibyago bigwira u Rwanda, igeragezwa ibera mu Rwanda, ariko isi yose itsindwa igeragezwa ry'Imana ku manywa y'ihangu. Na n'ubu bamwe bakaba batarabyemera, batarabakwizima, ariko Imana ntabwo izatinda kwigaragaza ko ariyo ifite ijambo rya nyuma. Ibyabaye mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe Abatutsi iba, nanjye ntabwo nari nakabashe kugisobanurira kugeza igihe nandikiye kino gitabo. Iki gitabo rero kikaba cyanafashije kumenya neza ibyabaye mu Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, uko byagenze, mbese uko Imana yagerageje abantu muri ya Rwanda n'isi yose, kandi tukazaba tureba neza ko ibi bintu byabaye mu Rwanda mu 1994 bifitanye isano n'ibyo abantu birirwa bavuga ngo imperuka irimbuka ry'isi. Hariya Imana yashaka kwegera abantu ibabwira ati muve mu bugome, mu bubi, mu bwicanyi, mu mwiryane, mu mashyari n'amatiku n'urwango, muve ubuzima mu mujyi w'umuntu. Abenshi bahisemo gukora iki? Gukurikira Satani aho gukurikira Imana, bikaba byarigaragaje. Kandi ziriya ntambara zabaye mu Rwanda zigageza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari aho bihura na Bibiliya. Ku muntu neza uzi kureba neza agasesengura, nta handi hantu muri iyi myaka ya vuba cyangwa yewe n'iyaba 80 100 habaye ibintu byagera ku rwego rw'u Rwanda mu 1994. Ntabwo ushobora kubona abantu bamwe bashaka kumara abandi, batsindwa bagahunga igihugu cyose nk'uko bimeze muri Bible, abandi bakaza bakajya mu gihugu nk'uko bimeze muri Bible. Nta hantu hamwe byageze biba mu myaka byibuze 100 ishize. Aho rero bikaba byagutera kwibaza ibyabaye mu Rwanda n'iki? Ese n'ubwicanyi busanzwe, jenoside isanzwe? Nakubwira no, Imana yagerageje u Rwanda mu 1994 n'isi yose, ariko benshi batsinzwe igerageza. Nkuko nari bazi kubivuga rero, ibyabaye mu Rwanda ni Imana yagerageje u Rwanda mu 1994 n'isi yose. Abantu batsindwa ku manywa y'ihangu, birara muri bagenzi babo barabica, kandi birirwaga bavuga ngo bakunda Imana 100%. Ariko twarabibonye biriya byakaduhaye isomo ryo kuvuga ati se iyo mvuga Imana, ndirimba Imana mu mutima wanjye, koko
mba nkunze Imana cyangwa biba ari ibyo kuvuga ku magambo ku munwa gusa, ko abantu bose bashoboye kuvuga ko bakunda Imana, ariko usomye Bible neza nkuko nabibabwiye, Bible aricyo yifashisha kandi ari ibintu byose byagiye biva, ubona neza ko iyo bisomye nta muntu ukubwirije, ukayisomera ubwawe kuva ku ntangiriro kugeza ku byahishuwe, ukagenda uhinduka ukaba umuntu ukora ugushaka kw'Imana, ukora ugushaka kw'isi, ubona neza yuko ibyabaye mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe Abatutsi bitwereka neza ko bimwe Imana ivuga ngo inzira ijya heza irafunganye, ariko inzira ijya mu muriro iragutse. Ibyo ni ukuri, kuko jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni urugero rufatika rutwereka ko neza abantu benshi bijanze muri buriya bwicanyi, bake bashoboka nibo babashije kuvuga bati no, twe turahisha Abatutsi, turabarengera, tubakize byibuze niyo twarakora umwe cyangwa babiri. Iriya rero yari igeragezwa ry'Imana ryabereye mu Rwanda kugira ngo koko Imana itwereke abirirwa bibeshya ngo bakunda Imana, bazi Imana, ahubwo bakanguke bakurikira Imana, bakora ugushaka kw'Imana, aho bora bari mu buyobe bibwira ko bashobora kuba bazi Imana cyangwa batanayizi. Soma ijambo ry'Imana bibikwereke neza, uryisomera ubwawe ubyumve, maze usubize amaso inyuma urebe, wibaze etse koko ibyabaye mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe Abatutsi ni ibiki byabaye. Mana, ingufu zo gutsinda ikibi, nimika icyiza, nkora ugushaka kwawe, nimika urukundo. Iyo akaba ari message mbahaye, akaba ari ubutumwa mbahaye, tukaba dutangiye kwinjira mu gitabo. Ndibaza neza ko nitumara kurangiza igitabo kugisoma neza, waramaze no gusoma Bible ubwawe, uko uzajya wisoma umunsi ku munsi cyangwa icyumweru ku cyumweru, ukwezi ku kwezi, bizagufasha guhinduka ukarangamira ijuru aho komeza kurangamira isi. Ndakwifuriza gukomeza kugira ubuzima bwiza, Imana ikomeze kurinde, imigisha ikugereho, naho utaha Germain Muhirwa. Ciao ciao.